ndagusuhuje. Ese waba uzi ko hari ibintu bikomeye Imana yaduhaye ariko byinshi muri byo tubifata nk'ibisanzwe? Waba uzi ko mu kanwa kawe harimo ubuzima cyangwa urupfu? Waba uzi ko amagambo uvuga buri munsi ashobora kukubaka cyangwa kugusenya? Hari abantu barwaye imitima kubera amagambo babwiwe, abandi bakijwe n'ijambo rimwe gusa ryuje urukundo bumvise. Imana yashyize imbaraga zitangaje ku rurimi rwawe, ariko se uzikoresha ute? Wenda hari igihe wavuze amagambo akurura umuvumo cyangwa se yanakuzanira umuruho, cyangwa akaba yakomeretsa uwo wakagombye gukomeza. Ariko birashoboka ko wahindura ubuzima bwawe none uhereye ku byo uvuga uyu munsi. Nifashishije ijambo ry'Imana nifuje kuvuga ibi kuko nanjye nabinyuzemo. Rero nakoze iyi video kugira ngo mbikwibutse umenye kurema ubuzima bw'ahazaza bwawe uhereye ku byo uvuga. Nyemerera umarane nanjye umwanya muto gusa, wenda iyi niyo ntangiriro y'impinduka wari utegereje igihe kirekire ku buzima bwawe. Imana iguhe umugisha. Uwiteka Imana, ndagushimira ko imbaje, nshimiye ko Imana y'urukundo, nshimiye ko Imana igira neza, nshimiye ko duhaye aka kanya keza kugira ngo Mwami tukabonere mu Mwami umugisha, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze kugira ngo Mwami muri aka kanya turaguhamagaye kugira ngo imbaraga zawe n'umwuka wera wawe bize bitegeke biganze, kandi Mwami tugarutse na gahunda yose kugira ngo Mwami uzuyobore nk'Imana. Byose ni mu izina rya Yesu byatse byambuje, amen. Mu mitima y'abizi, imitima itendebutse aravuze, atanze ihumure. Umwami atanze ihumure mu mitima y'abizi, imitima itendebutse aravuze, atanze ihumure. Twari tunaniwe tugowe, tudafite ibyiringiro, turashima Uwiteka kubw'imbabazi ze, atanze ihumure. Twari tunaniwe tugowe, tudafite ibyiringiro, turashima Uwiteka kubw'imbabazi ze, atanze ihumure. Umwami atanze ihumure mu mitima y'abizi, imitima itendebutse aravuze, atanze ihumure.
zihumure. Haleluya. amen. Iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane ivuga ku ihumure. Ni ukuri umwami atanze ihumure mu mitima yacu, mu mitima yanyu. Umwami akomeze gutangamo ihumure. Ni byinshi byaduca intege, ni byinshi byatubuza amahoro, ni byinshi byaduhungabanya, ariko rwose umwami atanze ihumure. Dukomere kuko Uwiteka arahari kandi azatugirira neza. Tugeze muri ka kanya keza ko kumva icyo umwami Imana yaduteguriye kumva kuri uyu munsi. Ni karibu twasheri akatugezaho ijambo Uwiteka Imana yaduteganyirije. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Twongeye gushimira Imana ko tubonye kano kanya keza ko gusangira ijambo ry'Imana, akanya keza tuganira n'Imana. Kuko iyo umuntu ari kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa ari gusoma ijambo ry'Imana aba ari kuganira n'Imana, kuko bavuga cyangwa se asoma ibyo Imana yavuze cyangwa se ibiri kutubwira. Rero uyu munsi dufite insanganyamatsiko kuvuga ngo imbaraga z'amagambo tuvuga cyangwa se imbaraga z'umunwa Imana yaduhaye. Twese dusomye mu itangiriro, ntabwo n'umunsi turi gukoresha Bibiliya, turavuga imirongo, tuvuge n'uko handitse. Bibaye byiza wowe uri kumwe natwe dukurikira, afata Bibiliya yaba iyo muri telefone cyangwa se n'isanzwe, kugira ngo tugendane ugerera ko ibyo turi kuvuga ariko koko kariko handitse. Ijambo ry'Imana rero dusomye mu itangiriro igice cya 3 haravuga ngo Imana iravuga iti ntihabeho umucyo, umucyo ubaho. Aha biragaragara ko Imana mu itangiriro, niyo usomye n'indi mirongo ikurikira igice cya mbere hafi ya cyose, ubona ko Imana yagiye irema ikoresheje amagambo. Ibintu yaremye hafi ya byose uretse umuntu wenyine, byose yabiremye ikoresheje umunwa, ikoresheje amagambo. Nubwo tuvuga tuti rero ni byiza ko natwe twitondera amagambo tuvuga kubera ko ararema. Hanyuma dusomye mu Migani 18:21 haravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Aho ni muri Bibiliya yera. Wasoma muri verisiyo ya Bibiliya ijambo ry'Imana haravuga ngo imvugo y'umuntu imubera isoko y'ubuzima cyangwa se urupfu. Ibyo avuga nibyo bizamugaruka. Aho ni muri ijambo ry'Imana. Urumva ko rero ibintu tuvuga bishobora kuzana urupfu, bishobora kuba gukurura urupfu ku muntu, cyangwa se bigakurura ubugingo, cyangwa se bikazana ubuzima cyangwa se n'umugisha. Iyo usomye muri Matayo nanone 13:6-7 haravuga ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Urumva ko ni Yesu wabivugaga, agaragaza ko amagambo tuvuga nitutaba amaso ibyo tuvuga ku munsi w'urubanza tuzayabazwa. Bivuze ko dukwiye kwitondera ibintu byose tuvuga. Imana tubabarira twaratandukiriye, ariko kuva uno munsi tubimenye kwitondera amagambo tuvuga. Iyo usomye mu Maroma 10:10 haravuga ngo kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Biragaragaza ko twizeza umutima nyine, ariko kugira ngo dukizwe cyangwa se twakire ubugingo buhoraho tukatuza akanwa kacu. Ibi nabyo biragaragaza ko akanwa kacu kavuga ibintu bikomeye cyangwa se karema ibintu bikomeye, nk'uko n'Imana yatangiye mu itangiriro iri mu mucyo ikoresheje umunwa, ikavuga ibyatsi n'ibibeho, ikavuga amazi, ubutaka, byose ibimera, ibiguruka, byose ikabiremesha amagambo cyangwa se ikabiremesha umunwa. Twongeye tukabura ku itangiriro gatoya, Imana nyine nyuma yo kwiremye byose ibikoresheje kuvuga cyangwa ikoresheje umunwa, yaremye umuntu ikoresheje ibiganza byayo imuhumekeramo, ihuza umunwa wayo n'umunwa w'umuntu imuhumekeramo umwuka wayo. Bivuze ngo yari ihaye umuntu ubushobozi bwo kurema nawe akoresheje umunwa. Bivuze ngo nukoresha nabi uzarema ibintu bibi ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'abawe. Nukoresha neza uzarema ibintu byiza kandi bizima kuri wowe ndetse no ku buzima bw'abawe. Abaroma nanone 4:29 haravuga ngo ijambo riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza byose byo gukomeza abandi
kugira ngo ribaheshe cyangwa se kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Ibi nabyo biragaragaza yuko dukwiye kwirinda kuvuga amagambo tubonye ayo yose. Iyo usomye muri Ezekiyeli ubona ko Imana yabwiye Ezekiyeli mubaza ngo se amagufwa yabonaga ngo mbese yakongera akaba, arayibwira ati ni wowe ubizi Imana. Imana aravuga ngo nahanura amagufwa yongera abeho. Arahanura amagufwa arahura, arahanura amagufwa ajyaho inyama, arahanura ajyaho imitsi, arahanura amagufwa ajyamo umwuka, aratangira amagufwa aba bantu aravuga. Bivuze ko rero umunwa, ijambo ni ikintu gikomeye dukwiye kwitondera. Turi dukurikije uko tubona Bibiliya kuvuga nk'uko turi kubivuga, turi kubisoma muri Bibiliya. Navuze ngo musome kugira ngo mutagira ngo nibyo turi kwivugira biri muri Bibiliya twabisomye murebe ko bihura. Hanyuma ikindi ni uko hamwe nuko dukwiye kwitondera ibyo tuvuga. Hari umugabo witwa Dawidi, turamuzi, ugeze kuba umwami wa Isirayeli. We yari yarasobanukiwe cyane uburyo amagambo tuvuga cyangwa se umunwa urimo ibintu bikomeye. Wenda tubuzeho gatoya nko kuri Zaburi ya 23 n'umwana bayizi iravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzajya nanjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi kibisi, njyana n'urw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, n'ibindi byinshi yagiye avuga yatura ibintu byiza ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi izanyomaho iminsi yose. Urumva yarimo yatuza akanwa ke ibintu byiza ku buzima bwe, ko yaramenye ko ijambo nyine rirema. Iyo watuje akanwa kawe byiza bibaho, cyane cyane ku bizera ndetse no ku batizera nabo, kandi nabo murabizi mu muco nyarwanda bavuga ngo akarenza umunwa karushya iki, kabushyira amagara. Ikindi turabizi ko no mu Rwanda, mu muco nyarwanda hambere cyangwa se n'ubusinzi niba bikibaho, iyo umwana yitwaraga nabi akababaza umubyeyi nubwo yabaga adasenga cyangwa se atubaha Imana, umubyeyi ashobora kuvuma umwana akavuga ati uzabona kugira nko kunyira, akamwaturaho ibintu bibi, kandi ugasanga umwana yaba atisubiyeho ngo asabe imbabazi cyangwa se akizwe, ugasanga nyine biramukurikiranye bimubayeho. Biragaragara ko rero uretse no mu bijyanye n'iyobokamana, ubu rwose ikintu cyitwa amagambo n'umunwa ari ikintu gikomeye dukwiye kwitondera. Dawidi ajya kurwana na Goliyati, buriya ahanini yamuneshejeje amagambo yavuze. Yaramubwiye ngo Goliyati nyine yarabari ibyo yabanje kuvuga, nyine atonteranye inkoni n'ibuye, ubona ndi imbwa, ariko Dawidi waravuga ngo unteranye icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi ndaguca igihanga umugaburire ibisiga. Iryo jambo Dawidi yatuje akanwa kakavuga, ryahise rirema ko Goliyati atagiye kurwana na Dawidi, ahubwo agiye kurwana n'iki? Agiye kurwana nande? Agiye kurwana n'Imana. Rero nshuti zanjye, wowe nkurikiye, please jye bitondera ibintu uvuga, cyane cyane ku buzima bwawe, ku bandi, ku muryango wawe, ku bana bawe. Hari ababyeyi usanga bitewe n'uburakari wenda agahubuka agahita avuga ati wenda umwana yamukoshereje ati wakintuwe iki n'iki, akavuga ibitutsi runaka akamutuka, ntacyo uzimarira, iki n'ibiki, uri igiki. Wenda ntabwo twadashaka kuvuga ibitutsi turi mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ntaretse ko abakristo atari na byiza gutukana, ariko ababyeyi rwose, niba uri umubyeyi ukaba udukurikiye, rwose wite ku magambo uvuga ku bana bawe, ubaturaho ibyiza, ubatureho ibintu bikomeye n'imigisha. Ntabwo twavuga ibintu byinshi rero, gusa icyo twavuga turimo tugana ku musozo ni uko muri make nyine dukwiye kwitondera ibintu tuvuga, kuko tubonye ko bigira ingaruka ikomeye cyangwa se ingaruka zikomeye ku buzima bwacu no ku buzima bw'abacu cyangwa se bwabo tuvuga cyangwa se tuvugaho. Reka wenda ngewe nse nkusubikira kugira ngo niyo kuvuga byinshi, Asheri nawe agira icyo yakongeraho gitoya, hanyuma tuze gufatanya gusengera hamwe dusaba Imana ngo dufashe gukoresha neza iminwa yacu n'amagambo n'ubushobozi yadushyize mu kanwa kacu. Karibu. Amen. Amen. Ntabwo mvuga byinshi kuko byinshi babivuze, ariko rwose tugomba kwitondera amagambo tuvuga mu kanwa kacu, kuko ibyo tuvuga byose bigira agaciro n'umumaro bitewe n'uko twabivuze. Buriya kanwa kararema cyangwa kanasenya, tuzajya twitondera ibyo tuvuga, cyane cyane ibintu byo kwatura amagambo mabi, wenda
ku bana cyangwa kwiyaturiraho amagambo mabi ukumva ntacyo umaze, ukumva ntabwo uzapfa uteye imbere, ukumva ntacyo uzimarira. Oya, ugomba kwiyaturiraho amagambo meza, cyane cyane nk'umuntu wamenye Imana, ukiyaturiraho amagambo meza, ukavuga ibyiza ku muryango wawe. Nubwo kubabara ntabwo ari ko gupfa. Uyu munsi ushobora kuba ubayeho nabi, ejo ukabaho neza, byose birashoboka. Imana ikomeze kudufasha, kandi nk'uko twabyumvise dutere intambwe tujya imbere, ntitukajye dusubira inyuma. Imana iduhane umugisha. Nibyo navugaga. Hari utuntu tubiri numva ntagenda navuze rwose, nizeye ko umuntu udukurikiye n'ubundi yihangana akajya akabyumva, ko ndumva ari ingenzi atagenda nabyo atabyumvise, kuko iyi topic dushobora kutazayigarukaho. Icya mbere ni uko bibaye byiza wowe udukurikiye wajya mugasoma igitabo cyangwa se urwandiko rwa Yakobo. Yavuze ku rurimi cyane, avuga ku munwa, aho yavuze ngo twihutire kumva ariko dutinde kuvuga no kurakara. Avuga ku rurimi cyane, ni ibice bike cyane, wagenda ukahasoma. Hanyuma ibi bintu impamvu numvishe umwuka ari kumata kubivugaho, nanjye nkumva twemejwe ko tugomba kubiganira namwe. Ni uko no mu buhamya bwacu, ubuzima bwacu byatubayeho. Nkanjye rwose niga nko muri segonderi mu wa kabiri, hari ubuzima nari nibo mu rugo bugoye, turakenye cyane ku buryo no kubona amafaranga y'ishuri byari bigoranye. Umusaza birangira yigendeye nyine, byakomeza kumufasha kumufasha. Mbona igishoboka no kureka ishuri, kandi twari turi mu buzima bugoye, ntabwo tugira bijya bigoranye kuboneka. Ariko ndavuga ngo ntabwo ugomba kuva mu ishuri, ubuzima mu rugo tubayemo ngomba kubuhindura. Ngomba kwiga, ubuzima nkabuhindura. Ngomba kwiga nkarangiza kwiga, kandi ubuzima bwo nkabuhindura. Kandi ntabwo urugo rwanjye abazankomokaho ntabwo bazaba nk'uko nabayeho mu muryango wanjye. Ndabivuga, ndabyatura, ndavuga nti bigomba kubaho. Ndahatana, ndasenga, Imana ishyigikira ayo magambo navuze. Ubu ngubu ntabwo navuga ko nageze kure, ariko aho ndi ndashimira Imana, mbona ibyo natuye Imana ikomeje kugenda ibishyigikira. Rero ubwo wamyumvaga ntagenda ntabuguhaye, kugira ngo wenda utagira ngo ni Bibiliya gusa turi kuvuga ibyo mu ijambo ry'Imana gusa, ahubwo natwe ubuhamya bwacu dufite bugaragaza ko uyu muntu yatuye ibintu akagerageza kubikoraho, kuko ntabwo ari ukuvuga gusa, nanone uravuga ukanakora, ukizera Imana. Imana irema ibintu bikomeye cyane. Ujye ubyuka mu gitondo uvuga ati, nimba witwa nka Emi cyangwa se abantu bavuga ati, ngewe Emi nzabaho neza, nzaramba, nzabona ubugingo buhoraho, abana banjye bazaba abanyabwenge, umugore wanjye azaba umugore wubaha Imana, azaba umugisha kuri njye. Watura ibintu byiza, uvuga ati nzaramba, nzabona ubugingo buhoraho, wivugeho ibintu byiza, byiyatureho ni ibintu byiza cyane. Imana ibahe umugisha, turabakunda rwose, biturutse ku mitima yacu, kandi Imana ikomeze kubashyigikira, natwe dushyigikire. Reka dusenge isengesho rigufiya, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Hari ibintu byinshi Imana ibahishiye, natwe duhishiye. Mugahweme kudukurikirana, kandi mujye musangiza n'abandi ubutumwa bwiza, muzamuha muteye inkunga umurimo w'Imana. Dushimire Imana, tugushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye kuri Data wa twese, tugushimiye ko uduhaye aka kanya ijambo ryawe rikurivomerere, turusheho gusobanukirwa neza no kumenya gukoresha iminwa yaduhaye, gukoresha amagambo tuvuga neza, twe gukurikira ibyo tuvuga kuko twitonda, twihutire kumva ariko dutinde kuvuga. Shyigikira mwene Data, mushiki wacu dukurikiye, nk'umugisha wawe. Ibibazo afite ni wowe ubizi, umusubize ibibazo afite, ubere igisubizo cy'ibyifuzo afite, mu izina rya Yesu Kristo. Imana turamwaturiyeho ubuzima. Niba arwaye umukize, niba ashonje umugaburire, niba afite bizinesi ashaka ko yaguka umwagure, niba nta kazi umuha akazi. Mwami, ikibazo cyose afite umugirire neza, kandi niba ari ibyishimo, ari mu byishimo, umwe gukomeza